abakobwa babiri bazwiho kuririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana hano mu Rwanda, abakobwa b'ibyamamare bamajije kuba ibyamamare hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, bakomeje gukora ibintu by'agatangaza, bakomeje gukora ikintu gikomeye cyane cyo gukora ivugabutumwa hirya no hino mu gihugu. Uyu rero Vestina na Dorcas ubwo bageraga mu gihugu cya Canada, Vestina yahakanye ko urushako rwe ari rubi, nyuma y'uko mu minsi yashize yaragiriye inama murumuna we yo kuzabanza kwitonda akazashaka atakiri mutoya, mu gihe Dorcas we avuga ko igihe nikigera azarushinga. Tuguhaye ikaze rero kuri uno muyoboro ugiye kwiyumvira ukuntu ubwo bababazaga bageze muri Canada bashubije ku kijyanye no gushaka k'uyu mukobwa Dorcas. Tuguhaye ikaze rero kuri uno muyoboro wamenya n'ibi info, nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuri uno muyoboro reba wasanditse subscribe wakande kugira utazajya ucikwa na update kuri uno muyoboro. Vestina na Dorcas rero ubwo bari kumwe n'umujyanama wabo Irene Murindahabi bamaze kugera muri Canada mu mujyi wa Vancouver, ubwo bari kuzakorera igitaramo muri uyu mujyi bagakomereza wagiye kubakira ku kibuga cy'indege, yabaganirije ndetse anababwira igitaramo bagiye gukorera muri Canada, akaba ari no mu mashusho yabo ya mbere bageraga ndetse banataramira muri iki gihugu. Ariko Vestina impamvu yagiye inama murumuna we kuba yitonze gushaka niba hari amaze kubona ku rushako rwe, Vestina uko yashubije avuga ko nta kibi yabonye, ndetse Dorcas aramutse ashaka wabonye igituma wabuza Dorcas gushaka akiri mutoya. Vestina we agira ati nta kidasanzwe nabonye. Dorcas rero we yatangaje ko igihe cyo gushaka kitari cyagera ndetse atakizi, kandi na mukuru we ntacyo bityo rero yavuze ko igihe cye nikigera azashinga urugo rwe nka mukuru we uko yarushinze, kandi umuntu akari ibintu byiza. Dorcas rero yagize ati ntabwo mbigena ariko igihe cyabyo kizaba kandi ntabwo kizatinda cyane. Urabona abaye iki niko yari ari kubaza uwo munyamakuru ari Saudi. Kuwa gatandatu rero tariki ya 11 Ukwakira 2025 bakaba aba bana b'abakobwa barataramiye i Vancouver muri Canada, n'ubundi bakaba barahakoreye ibintu by'agatangaza, bakaba barigaragaje bakagura imbibi z'urugendo rwabo mu muziki wa gospel, bakahakorera ibintu bikomeye cyane. Aba bana b'abakobwa rero ni abana bakomeje kwigaragaza ku kijyanye no gukora indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, ubwo bakomeje gusohora indirimbo zikora abantu ku mitima, ndetse bakaba barigaruriye imitima ya benshi hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Reba aho hasi rero handitse subscribe tukugezaho update kuri uno muyoboro umunota ku munota, isaha ku isaha, n'ahandi wakura update. Aba bana b'abakobwa rero bakomeje gukora kubaka ibigwi mu muziki wa gospel hano mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Ndikumva ko batangiye no gutera intambwe kuba bajya gukorera ibitaramo ku yindi migabane, kandi amakuru ahari ni uko ibitaramo byagenze neza cyane, bikaba byaritabiriwe n'abantu benshi, bikaba byarashimishije n'aba bana rero abana b'abakobwa babiri, itsinda ry'abaririmbyi ba gospel. Kuwa gatandatu rero tariki ya 25 bari kuzataramira Regina, aho naho byagenze neza, bakajya kandi na Saskatchewan. ubwo kuwa gatandatu tariki ya 8 Ugushyingo muri Manitoba, aho hose byagenze neza cyane. Kuwa gatandatu tariki ya 15 Ugushyingo 2025 bari gutaramira Edmonton muri Alberta, bakaba bari gusoreza muri Calgary. ubwo aho hose byagenze neza cyane, baranatahutse baje mu Rwanda bavuga ko n'ibintu byagenze neza cyane. Abahanzi rero batangaje ko ibi bitaramo byari bigamije gususurutsa abanyarwanda n'abakunzi b'Imana muri Canada, ibyishimo by'indirimbo Yebo n'izindi zihembura imitima, babashyigikiye ku rugendo rwabo. Nimba ukunda abana b'abakobwa rero
genda ujye kuri channel yabo urebe ibihangano byabo. Channel iriho ibihangano byabo bayita MI Empire, kandi nimba ukunda na update reba hasi handitse subscribe. Amakuru kuri aba bana, amakuru kuri entertainment yose, amakuru kuri siporo, amakuru mu buzima busanzwe nta handi wayakura atari kuri uno muyoboro. Niyo mpamvu nkubwira ngo kana subscribe utazajya ucikwa. Ndagushimira rero we twabanye kugezaho update z'ingeri zose umunota ku munota, isaha ku isaha. Nimba ukunda update reba hasi handitse subscribe. Ndagushimira we twabanye, ciao ciao.